Umuzi wa Gihanga mu Rwanda. Tumaze kuvuga ibyerekeye urugendo rwa Gihanga muri ibi bihugu n'ibyerekeye abana be. Reka noneho tubyuzurishe indi mirimo ya Gihanga yashinze imizi mu Rwanda, ikaba nk'urwibutso rwe mu butegetsi bw'abami bamukomokaho. Ingabe ya Gihanga. Aho Gihanga yimiye bwa mbere na mbere ntawuhazi. Icyo bazi neza ni uko akima bwa mbere ingabe yari urusengo rwitwa Nyamiringa, na n'ubu iracyariho ibwami. Abiru bakuru ba Gihanga ba mbere na mbere ni Abasengo. Umwiru w'intebe w'ibanze yitwaga Rugiranka, akamenya iyo ngabe ya mbere. Isengo nizo ngoma zo mu imerero ry'ubwami, uwo kera bashakaga guca mu gihugu ubutazahagaruka ukundi bamucishaga urusengo. Bene uwo ntihazagire n'umwuzukuru we ugaruka mu Rwanda. Ndetse n'igihugu yacikiyemo cyaba kigaruriwe n'abami b'u Rwanda, bene uwo muntu yaba yaragisizemo abana, hari ukibuka ko yacishijwe urusengo bagombaga gufata hakurya mu mahanga. Cyilima wa kabiri Rujugira niwe wavanyeho uwo mugenzo wo gucisha abantu urusengo, kuko ntawe umenya akamaro abantu bashobora kugirirana hanyuma ngo uwaciwe noneho bifuze ko agaruka. Kandi koko uwaciriwe mu mahanga akahabyarira, iyo icyo gihugu cyigaruriwe, ba bandi bamukomokaho batazwi baba bahindutse ihumane mu Rwanda. Ingabe Rwoga. Ubwo Gihanga yari yubatse mu Buhanga, nibwo haje umwiru wo kwa Jene witwa Rubunga, aba ari we umenyesha Gihanga ubwiru bwo mu Basinga n'ibyerekeye ingoma z'ingabe. Aba ari nawe umurangira ishyamba ryavurwagamo ingabe yo mu Basinga. Gihanga ariramvuramo iye ngabe ayita Rwoga, ahimba Rubuga irya Mwungura, kuko yari yunguye ingoma ubwiru. Rubuga yari afite abahungu babiri, Shango sekuruza w'umuryango w'Abatege bagumirije kuba imbata y'ingoma ngabe na n'ubu, na Nyamuhindura wahinduye igitimo ingoma. Gihanga agororera Rubuga guhora ari intebe y'abiru ku ngoma zose, amuha n'ubwami bw'Umuhango. Ingoma yo kwa Rubuga y'ingabe yitwaga Busarure, n'iyayo Rwagagaza. Umurwa wabo ni Remera ryo mu Kabagari. Bafite n'umuhango washyizweho muri icyo gihe w'uko umwami wimye wese yimana n'umwe muri abo biru bo kwa Rubuga. Imitwe Rwoga. Ingabo za Gihanga zitwaga Gakondo, umutware wazo yari Rutsobe rwa Gihanga. Gakondo ni ukuvuga ikintu cya kamere gishinze umuzi mu rugo rwa nyiracyo. N'abatware ba Gakondo bagombaga iteka gusimburana mu nzu ya Rutsobe. Abatware bazo kandi nabo bafite icyubahiro cy'ubwami bw'Umuhango, bakuranwaga kuri aya mazina y'ubwami: Nyaruhungura, Nyunga, Birenge na Rubambo. Ingabo yabo yitwa Rwamo, ni nayo Kiruhura. Umurwa wabo ni Kinyambi muri provinsi ya Rukomo. Gakondo niyo ibazwa umuganura. Abahinzi bawo nabo bakagira ubwami bw'Umuhanga, bakagira aya mazina bakuranwaho y'ubwami: Nyamurasa, Musana na Mumbogo. Ingabe yabo ikaba Karihejuru n'iyayo Busoro. Umurwa wabo ukaba Huro muri provinsi ya Bumbogo.
abanyambuto y'umuganura bakaba ubwabo nabo, umutegeka wabo cyangwa se umukuru w'umuryango iteka kitwa myaka. Agasarura agahunika kwa musana nabo bakayishyikiriza umutware wa gakondo igihe cyabyo kigeze. Undi mutwe wo muri gakondo witwa abanga kugoma, wayibaguweho na Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri igihe yubatse urugo rwo mu Buhanga ngo ahabure Gihanga amugurire mwimerero ry'ubwami bwe. Ubwo abanga kugoma bategekwa n'umutware w'inzu yo kwa Nyamuhindura wa Rubuga, ariko agasohoreza umutware wa gakondo inkuru. Iteka ikoro rya gakondo nkuru ryazanaga n'intango yitwa Kanyamwanira. Abanga kugoma bagatura intango yitwa Kebo k'umugabo. Undi mutwe ni ishyama, n'abiru bararira ingabi zaba zari mu rugendo bakaziremererwa. Nyuma ishyamba ryaruguwe, ariko rero amashami yaryegetsweho si aya Gihanga. Undi mutwe ni abakaraza, abo umurimo wabo ni ukubambura no kubikira umwami. Umurishyo bavuza wa Gihanga ni umwe witwa Iguhugu, niwo wavuzwaga iteka wonyine mu gihe cy'imiterekero yerekeye mu bwiru no mu matabaro no mu mihango yindi yose ya kimeza cy'u Rwanda. Imirishyo yahimbwe ku ngoma zo hanyuma yose ivuzwa mu birori bindi ntihingutswe mu byerekeye imihango y'ibwami. Bakagomba igihubi cyo ku ngoma ya Gihanga. Abakaraza ni ingabo z'abatege bo kwa Rubuga na n'ubu. Undi mutwe wa Gihanga ni uw'abahizi. Kuri Gihanga hategekwaga n'umukobwa we Nyirarucyaba. Umurimo wabo ukaba uwo kwikorera ibintu by'ibwami no kuvoma no gusenya inkwi n'indi mirimo yose yo mu rugo. Nabo bafite umwami w'umuhango bagakuranwa kuri aya mazina y'ubwami: Muzimanganya, Ndarwubatse, Kimeza amahembe, Segisabo. Umurwa wabo ukaba ku Buhiza bwa Runda ya Gihara muri provinsi ya Rukoma. Uko umwami w'u Rwanda yimye, nabo bagomba kwimika uwabo w'Abacyaba bakarabukira umwami w'u Rwanda impengeri mu cyibo n'imboga zihiye mu kindi cyibo. Umwami rero akabagororera inka ebyiri. Murebe uwo mugenzo ko atari uwo muri ibi bihe bya vuba. Kandi rero abo Bacyaba bazana izo ndabukirano ibwami baba ari abantu b'imfura, ariko bakabigirira kwibutsa ibya kera bigomba guhererekanywa ku ngoma zose. Imitwe yindi ari iy'abiru, ari iy'ingabo yaremwe n'abandi bami bakurikiyeho. Iya Gihanga niyo iye ifite ikimenyetso kiyiranga yose. Ifite umuhango w'ubwami. Abatware bayo birima bakitwa abami, barima bakitwa abami. Hino ya Gihanga byagize rimwe gusa ku ngoma ya Cyilima Rugwe. Ku mpamvu y'imitsindo nta wundi mwami wongeye kurema imihango irimo iy'ubwami. Babiharira imihango ikomoka kuri Gihanga. Byongeye kandi murebe ko abo banyamihango bo kwa Gihanga ari imitwe yashinzwe ibintu bya ngombwa: ingabe no kuvuza ingoma no gutura ikoro, no rwose ko ari imihango ya ngombwa ku muntu w'ubutegetsi wese. Nta mihango y'umusesekare nk'ibi bya bipfubusa byo gusendereza ikuzo gusa. Ni imihango y'igihe ubwo buhozozo bwose bwari butaribukwa ngo buhihibikanye abami babukurikiranye
akarusho kubwiyamamaze. Umusezero wa Gihanga. Umusezero wa Gihanga ni ukuvuga aho umwami yatabajwe, irimbi rye, aho Gihanga yatangiye abami be. Uruhererekane rw'ibitekerezo by'abiru n'abasizi rwemeza ko ari i Nyamirembe ya Humure ho mu Mutara. Ntibazi aho yatangiye, ariko umusezero we uri i Nyamirembe ya Gihubi muri provinsi ya Rukoma. Ibyo ntibigirwa impaka kuko ari ikintu kizwi na bene byo. Gihanga yaterekererwaga i Buhanga kuko ariho imirero y'ubwami bwe, agaterekererwa n'i Nyamirembe aho kuko ariho imva ye iri, nk'amaturo aturutse ibwami akagira abiru bayahajyana. Ikindi hari benshi batazi nuko mu misezero haba ibimenyetso bigaragaza neza aho umwami ari ndetse n'uruhande umutwe we wari werekeje, ariko rero bikamenywa gusa n'abiru bene byo, naho rubanda rutari muri ubwo bwiru rukahaca rutazi ndetse n'icyo kimenyetso gihari, kandi n'uwaba areba icyo kimenyetso atabwiwe indengero y'ayo marenga yacyo ntiyamenyaga ko hari icyo gisobanura. N'umwanya rero w'imva ya Gihanga bareba ko ikimenyetso cya mbere gisaza bagashyiraho ikindi muri uwo mwanya. Uwo musezero wa Gihanga mu Gishibi uratwumvisha bya bindi byavuzwe mbere by'uko yahoze ategeka ibi bihugu byose, kuko aho hagaruwe nyuma cyane. Gihanga niwe wabaye umwami wa mbere mu Banyiginya koko. Mu bitekerezo by'u Rwanda byose bavuga ko Gihanga niwe wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda mu Banyiginya. Ariko rero hariho ikintu twakwibaza kuva aho twamenyeye ibyenda kutwemeza ko Gihanga yahoze ategeka ibi bihugu byinshi twavuze mbere. Ibintu twashobora guhakana cyangwa gushidikanyamo ni ibishingiye ku bitekerezo gusa byo ku rurimi, bidafite inzibutso zindi nk'izo mu muco w'igihugu, nk'izibyagamije gukorwa aha n'aha nk'ibi bya Gihanga twabanje kuvuga. Koko nk'umuntu uzirikanye abyitayeho, ni iki cyateye Abanyagihanga kwikebera ibihugu hirya no hino, hagati yabo hagashira ingoma zo mu yandi mazu? Wabona inzira yindi yashoboraga kutuyobora mu itekereza ry'iyo mpamvu isumbye iy'uko Gihanga yaba yarigeze kuhategeka hose koko? Uwigeze kugusumba ahorana amatware yo kugusumba n'akari kera. Iyo hari ikintu muhiganwaho cyerekeye inzira yahoze agusumbamo na mbere. Hasigaye rero ibintu bibiri ngira ngo twibaze bya Gihanga. Icya mbere, yategetse igihugu kigari cyane. Icya kabiri, tumubonana ubwiru bw'intandukane. Icya mbere rero, igihugu kigari, igihugu bavuga ko Gihanga yategekaga, ntidufite impamvu nyayo yo guhakanya ababyemeza. Nyamara rero si igihugu cyo kugarurwa n'umuntu umwe mu gisekuruza kimwe muri Afurika yacu yo hagati, agatsindisha izi ntwaro dusanganywe za kirabura. Uwo Gihanga nta mbunda yari afite, akwiriye kuba yarakirazwe n'abandi dusanganywe, n'abandi bo hirya ye babanje kukirema buhoro buhoro bakakigenga, ari abami bahatse abandi koko. Nanone mu basekuruza be ntawe twakwemeza ko tuzi bitwa ibimanuka, bakagira n'amazina y'amacishirize aharanira kutwemeza ko bamanutse ku ijuru. Umuntu yashobora kuvuga ko ayo mazina y'ibimanuka asimbuye abasekuruza nyakuri ba Gihanga batashoboye kumenywa ku ngoma z'ubuvivi bwabo.
ubwami bw'intangukane. Ubwami bw'intangukane twabonye ko mbere na mbere ikiranga bwami cyari Nyamiranga Ngabe Nsengo, abiru bakaba abasengo. Iryo zina ry'abasengo si intaratsi. Abiru b'Ikaragwe bahoze bitwa abasengo. Ukabona rero ko atari ijambo ryihereranywe ino, ubwo rizwi n'ahandi rityo. Icyubahiro insengo zirusha ingoma cy'urwo rwibutso rwo mu iremero ry'ubwami twakibonye mbere mu nimero ya 29 yo muri iki gice turimo, aho Gihanga yungukiye igitekerezo cyo kwimika Rwoga ingoma y'Ingabe, ayitungana n'ubwiru buturutse ku Ngabe y'Abasinga. Nawe abibonye izina ahimbiraho ubwe, abasengo be b'umuzi basigarana icyubahiro gikomeye nanone. Ariko rero ingoma ikura urusengo. Umuntu rero agenekereza twavuga ko abami babanjirije Gihanga baba barahoranye Ingabe Nsengo nka Nyamiringa, zifite imihango y'ubwami igunikiye hafi, idasobekeranyijwemo ubuhanga cyane nk'ubwo Gihanga yasanze mu bwiru nyuma. Gihanga rero yamara kubona ubwiru akaba ari bwo yegukira rwose, bugahigika imihango y'ubwami yahozeho mbere. Iby'ubwiru yadukanye rero bishingiyemo amategeko ahamye y'ubwami, bukamugira igihangange, maze ikuzo ry'abasekuruza be rigacwekerana n'imihango yabo yari yarahimbanywe ubuhanga buherutse. Iby'ingoma zabo rero bikagumya kwibagirana buhoro buhoro, kuko nta rwibutso byari bigifite, bikageza aho bihinduka imigani. Twavuga rero ko kuri Gihanga ubwami bw'Abanyiginya bwaba bwaratangiye ubugingo bushya bwo kwitwa ubwami ngoma, bwamajwemo uwabihimbye. Nabo rero abami ba mbere batigeze umugabe mu bwami ngoma, bakahabura interuro yo kuzuzwa mu bitaberekeye. Ngibyo ibyiremezo twashobora kuri Gihanga. Twabanje kubona iby'igitekerezo cye uko kivugwa mu batekereza, tubikurikizaho imigani bagihomyeho, tubyuzurisha ibyo twavanye mu biru bitarimo amabanga y'ubwiru, kuko bwo tutabona uruhushya rwo kubuhingutsa. Muri ibi tuvuze habonekamo amagambo yo kwanzuza ibyanditswe mbere tutarabona abiru, abami b'Umushumi. Ubwo tumaze gutekereza ibya Gihanga n'imigani yabyo, reka noneho dukurikizeho ibyo twumvise by'abami ba mbere bamukurikiye. Abami 10 ba mbere bakurikiye Gihanga bitwa ab'Umushumi, byo kuvuga ko ari abagaruzi b'igihugu. Umuntu w'Umushumi ni uwizirika umukandara ku muhihibikano aruha. Bari abami b'intangiriro bataragwiza amaboko, bakimeze nk'abatware b'ubu ngubu. Kutamenya ibitekerezo byo ku ngoma zabo, ngira ngo icyo gihe bari batarakuza icyubahiro n'ishyaka nk'uko byagenze hanyuma. Cyangwa se niba bari baratekereza kureba abanyamuhigo wo kubitoza abandi nk'uko byaje ibwami buhoro buhoro. Imihigo y'ibwami ntabwo yahereye ko iremwa. Impamvu yo guhimba umuhango yabaga yabonetse bakawuhimba, yaba itaraboneka bakaba babyihoreye. Umuhango wahozeho kuva kuri Gihanga n'uw'ubwiru gusa, nabwo kandi bwagumirije kujya bwongerwamo amabango buhoro buhoro. Nubwo iki gihe cyabo bami b'Umushumi ntabwo bagahimbye abasizi n'abatekereza b'abacurabwenge. Ariko rero nubwo batagira ibitekerezo bwose, ibyo kuba abami b'Umushumi cyangwa abami b'indwanyi ntibabyitiwe ubusa. Umwami utangira
kugira ibitekerezo ari we Ruganzu wa mbere Bwimba avugwa atwara igihugu kinini yarazwe n'abasekuruza be. Akamaro bagize kabaye nk'ako gusiza ikibanza abandi bazaza kubakamo inzu. Abo bami b'umushumi nibo bashakiye abandi aho gushinga ibirenge ngo babone uko batindukira kwiyongerera ibihugu. Imigarurire y'ibihugu by'abo bami b'imishumi twayivuze mbere. Ariko rero wenda nabo hanyuma bigeze kugira ikuzo ririmbanije n'ubukuru bari bafite, usangwa ari uko byigiyeyo kandi bitagize n'ababitora ngo babitumenyeshe. Dore rero ibyo twashoboye kumenya biberekeye, ntitwabyita ibitekerezo kuko ibitekerezo bicishije ukundi. Ingoma ya Kanyarwanda wa mbere Gahima wa mbere, ahagana mu mwaka wa 992 kugera mu mwaka w'1025. Izina rya Kanyarwanda ubundi uko twaryumvaga wabona ko ari iry'Ubututsi, uko bisanzwe kuri abo bami ba mbere tutazi amazina y'ubwami. Iry'Ubututsi rikaba irya Gihanga. Kurimenya ryahereye ku gisigo cya mbere na mbere cyo ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli, byasizwe n'umugore w'umusizikazi witwaga Nyirarumaga, gisingiza Nyamususa Mukagihanga wabyaye abami batatu, cyitwa umunsi ameze imiryango yose. Icyo gisigo kirimo ibango ryiza rivuga ko ari Imana yahaye abami ingoma, rikanatubwira ko ingoma Nyiginya yatangiriye ku nkombe y'uruzi rwa Muhazi, koko rigira riti harya niwo munsi wa baso ba mbere rugira rwo ku ruzi rwa Nyirarubuga, ijya kubereka imigisha. Nyirarubuga iyo ni Muhazi, umusizi yajimije. muzi ko uhura ikintu kugiharangura asiga akigize imbuga. Niho yajimije Muhazi akayita Nyirarubuga, kuko umuhazi avanaho utuntu twose twari tworoshe icyo ahara. Muzi ko imiryango mikuru ikomoka kuri Gihanga uko ari 3 ituruka ku buzukuruza ba Nyamususa. Abasindi bo mu Rwanda babyawe na Musindi wa Kanyarwanda, abasigira izina rye. Abashambo bo mu Ndorwa babyawe na Mushambo wa Kanyarwanda ka Gihanga, abasigira izina rye nawe. Abahondogo bo mu Bugesera babyawe na Muhondogo wa Kanyabugesera, abasigira izina rye nawe. Nuko rero abuzukuru ba Gihanga nibo bavuyeho amazina y'amoko yabo, ariko bose ari Abasindi, ari Abashambo, ari n'Abahondogo, bakitwa Abanyiginya bose. Umunyiginya twavuze mbere ko ari ijambo bavanye mu Nkore risobanurwa ngo abantu barambye ku bukire n'ubupfura. Kanyarwanda wa mbere yarazwe ibyerekeye rya zina rya Rwanda twavuze mbere. Ahari aho twakurikirana ibya Kanyarwanda n'ibya Kanyabugesera nabyo wenda yabona impamvu yabyo yenda guhuza n'iya Rwanda. Ariko kandi numvise umusizi witwa Sekarama ambwira ko ku ngoma za mbere za Gihanga harimo iyitwaga Rwanda. Niwe nabyumvanye wenyine, sinabikurikiranye cyane kuko nta wundi uyivuga utari we gusa. Ingoma ya Yuhi wa mbere Musindi kuva mu 1025 kugera mu 1058. Musindi tumaze kuvuga ko ari we Abasindi bavanyeho iryo zina rye. Izina rye rya Yuhi yarisanze mu bucurabwenge bwajyaga buvugwa
na ntiyambeshye ya Byimana wari umuhanga cyane ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Yuhi wa mbere Musinduwo bamwita Yuhi ry'igara kugira ngo bamusobanure na Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri bita Yuhi ryo ku Karambo. Ariko rero ntitwabonye uwaturangira aho ako gasozi ka Gara gaherereye mu bya Bwanacyambwe na Buganza. Naketse ko wenda byaba byarasobanyijwe n'ababitora batahazi. Iyo Gara ikaba ari Ngara batoye ibihushuka. Mu Bwanacyambwe hariho mu Ngara za Bumbogo na Butsinda, wa murwa w'iremezo twavuze mbere. Abasoma ibi ngibi bo muri ako karere bazatubwire niba hari aho baza agasozi ka Gara habaye Ngara byaba ari byo, kuko agasozi ka Gara habaye Ngara byaba ari byo, kuko mu Ngara ari hafi ya Gasabo hakaba hamwe mu Bumbogo. Abami batagira ishakiro. Ahagana mu mwaka w'igihumbi na 1958 kugera mu mwaka w'igihumbi 213, abami bane bakurikira Yuhi Musindi ari bo Rumeza, Nyarume, Rukuge na Rubanda ntabwo bagira ikintu cyabarangaga na gito. Amazina yabo ari mu bucurabwenge gusa, tukamenya n'abagabekazi bababyaye nabo tubabwiwe n'ubucurabwenge bwonyine. Ingoma ya Ndahiro wa mbere Ruyange nahagana mu 1180 kugera mu mwaka w'igihumbi 213. Uyu mwami ntawe utaramwumva bamuvuga, kuko ari we se wa Ndoba. Ndoba yasize imiryango y'Abanyiginya. Kuvuga uti Ndoba ya Ndahiro ni ibintu by'akamenyero. Byongeye kandi Ndahiro wa mbere Ruyange ubwe yasize umuryango umwe ukiriho n'ubu, ni uw'Abatandura. Tuzabona ko ku ngoma ya Cyilima wa mbere hazaba umwiru ukomeye cyane witwaga Gitandura cya Kingali cya Ndahiro wa mbere Ruyange. Ariko rero izina ryo kwitwa Abatandura barikuye kuri Gitandura cya kabiri cyo ku ngoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Uwo muryango w'Abatandura niwo wagumanye ubwiru bw'ingabe yacu yitwa Kimumugiza, babihereye ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Ni nabo bafite ubukuru bwo kwita abami amazina. Babikurikije kuko ari Gitandura cya mbere wize Rugwe, izina rye ry'ubututsi ari Cyilima wa mbere Rugwe. Uwo yavutse se yaratabariye kugwa i Gisaka. Nuko rero ntawashidikanya ko Ndahiro wa mbere Ruyange yabayeho, kuko yasize umuryango umukomokaho, uretse ko yitirirwa n'umwana we w'igihangange Ndoba. Ingoma ya Ndoba ahagana mu 1213 kugera mu 1246. Ndoba yabaye umwami koko ntibyijanwa. Mu bisigo henshi usanga abami bitwa Abaroba kuko bakomoka kuri Ndoba. Byongeye kandi ni umwami w'igihangange, kuko bavuga ko ari we wabyaye abami b'i Burundi barimo kuri ubu. Mbere y'aba bami b'i Burundi hahozeho abandi bami bo mu nzu y'Abega bo kwa Nkuba ya Sempuge w'Abacwezi ka Ryangombe iri ry'Imandwa, maze umwami atanga asize ubusa. Abapfumu bereje ko umwami azaturuka mu ntare yari mu buvumo bw'iwabo, arabibarirwa Karemera ka Sinzi rya Nyamuhunza wa Ndoba, aragenda arayica. Bahamusanze babona ko ari umwami wuzuye muri ya ntare, baramwimika yitwa Ntare Rusatsi. Yajyaga agira ngo ni ibyo Abanyarwanda bahimba. Mbaza umurundi ukomoka kuri Mutaga Semwiza ambwira ko abami b'i Burundi ari Abasindi.
ikirangabwoko cyabo ari umusambi nk'abacu, bazi ko bakomoka kuri Gihanga, ngo ariko banga kubyigaragazaho mu maso y'igihugu cyabo, kuko ingoma bimye batayirazwe na Gihanga. Ni nawe wambwiye ko abami b'i Burundi bafite ahantu bahimbye izina ry'Iburyenda riva ku ngabe yabo Karyenda, ryo guhimura izina ry'Ibuhanga abami b'u Rwanda bagumanye. Uretse ibyo kandi, Ndoba yasize n'imiryango myinshi mu Rwanda, dore abakobwa bakomoka kuri mukobwa wa Ndoba ni nabo bafite ubwiru bw'ingabe yacu Karinga, bakayimenya babihereye ku ngoma ya Cyilima wa mbere Rugwe, kuko akiri umwana muto yayifatiwe na Cyenge cya Nyacyesa cya mukobwa wa Ndoba, ari we rubanda bakeka ko ari umwami. Dore kandi abene Mugunga bava kuri Mugunga wa Ndoba, hakaza abaneza bava kuri Neza ya Ndoba, n'abene Cyambwe cya Ndoba, hakaba abene Muturagara bakomoka kuri Muturagara wa Ndoba, bagakurikirwa n'abene Biharage bava kuri Cyoba cya Ndoba, abene Mupfumfu bakomoka kuri Mupfumfu wa Ndoba. Iyo miryango yo kwa Ndoba ubwanjye sinakurikiraho iri yose, ariko rero bambwiye ko ikiriho imwe kandi iracyariho koko, irimo ndetse n'abatware. Nta kabuza rero Ndoba yabayeho, habuze gusa izina rye ry'ubwami n'irya Ndoba ari iry'Ubututsi. Ahagana mu 1246 kugera mu 1273 ni ya Nsoro wa mbere Muhigi Samukondo. Hanyuma ahagana mu 1279 kugera mu 1312 aba bami mbashyize hamwe kuko Samembe atagira icyo avugwaho kindi, ariko rero nuko nyine atagira igitekerezo cye, naho ubundi ntabwo ashidikanywa mu bami. Uzi igitekerezo wese akubwira Nsoro ya Samembe. Ayo mazina yombi ntabwo atandukanywa. Ubwo rero Nsoro yabayeho, ngira ngo twamwemera kimwe na se bavugirwa hamwe. Dore rero uko igitekerezo cy'abami gitangira bwa mbere na mbere. Nsoro ya Samembe yari atuye igiti cya Yibambe, igatuza igiti cya Yibambe, agatura igiti cya Nyakabungo, yari mu misozi y'i Buganza, idaterera Ntirambe ya Nsinda ya Munyiginya, ahatuye hamukunze nawe ahakunze, ahatungiye inka, ahashimye ikibanza. Ahabyarira abana babiri, uw'umuhungu Bwimba n'umukobwa Robwa, bakaba beza bitari nk'iby'aba bandi. Maze bukeye Abanyagisaka barabimenya, babibwira umwami wabo Kimenyi. Kimenyi amenye ko Robwa ari inkumi, aza kumusaba. Nsoro wa mbere aramumwima, maze birakaza Kimenyi. Barangana birakomera. Bukeye Nsoro agiye gutunga, yihanangiriza umuhungu we Bwimba ati, uzamenye ntuzashyingire Robwa. Agiye gutanga yihanangiriza umuhungu we ati, uzamenye ntuzashyingire Robwa kwa Kimenyi, ejo bitazakurushya. Birangiye Nsoro aratanga. Murareba rero ko abami ba mbere bari batuye mu duhugu dukikije uruzi rwa Muhazi, kwa kundi twabivuze mbere. Uyu mwami Nsoro niwe utangira igice cy'abami bafite ibitekerezo, akarangiza igice cy'abami b'umushumi. Yagize n'undi muhungu utari Bwimba, yitwaga Mwendo. Hari n'ikindi namenye,
hagati aha cyo ku ngoma ya Nsoro wa mbere nandikaga amazina y'abatabazi bagiye bitanga bakagwa ku rugamba bibwira ko amaraso yabo yakizaga u Rwanda. Nanone nayabazaga abiru kuko ari bo barusha bose kumenya ayo mazina y'abapfuye mu byerekeye ubwiru. Bambwira Rwambari w'Umutsobe watabaye Indorwa ku ngoma ya Nsoro wa mbere Muhigi, bati izina rye ry'ukuri uwo mwami yitwaga Muhigi, naho Samukondo cyari igisingizo cye nk'uko Mutara wa mbere Ruganzu yitwaga Semugeshi, igisigo cye kikaba Muyenzi. Ugusanga hanyuma abanyabitekerezo bamwita Mutara Muyenzi. Ibyerekeye uwo Rwambari ntihagire abamwitiranya n'abandi ba Rwambari b'Abatsobe bo ku ngoma zo hino. Byari ugusubiza ku mazina. Nabajije abiru impamvu yatumye bareka abanyabitekerezo bakagumya kogeza izina rya Samukondo ryonyine kandi ubwabo bazi by'ukuri rya Muhigi. Baransubiza bati ibyacu ntibivugwa n'abandi, niyo bavuga ikintu mu bitekerezo azi neza ko bayoba, kuko ibyerekeye ubwiru biba amabanga akomeye adafite inzira zo kuvugwa n'ibindi bivugwa muri rubanda. Kuva ubu rero uyu mwami tuzajya tumwita Nsoro wa mbere Muhigi Samukondo, tugarurane izina rye ry'ubututsi nyakuri rijye rijyana n'icyo gisigo cye. Igice cya 6: Agasusuruko k'ingoma nyiginya. Impamvu itumye iki gice cyitwa agasusuruko k'ingoma nyiginya ni ukugira ngo dukurikize izina ry'igice giheruka, igitekerezo cyo ku ngoma ya Ruganzu wa mbere, bituvuna muri rya joro bigasa n'igitondo izuba rirashe, ibyari byijimye bigatamuruka, abafite amaso bakagira icyo babona. Icya Cyilima wa mbere Rugwe n'iki gihe izuba rimaze gukwira imisozi, iya Kigeli wa mbere Mukobanya ikageza nko ku manywa ashyira amashoka, icyubahiro cy'ingoma nyiginya kikaba kimaze kugaragara, abami bakatwereka imitsindire yabo. Ingoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba ahagana mu 1312 kugera mu 1345. Ubutabazi bwe n'ubwa mushiki we Robwa. Nsoro wa mbere Samukondo amaze gutanga, umuhungu we Bwimba arima, yima ari Ruganzu. Amaze kwima, umurwa we umwe uba i Gasabo mu Bwanacyambwe, undi uba Itanda rya Rusizi muri Buganza Nord. Kimenyi wa mbere umwami w'Igisaka yohereza indorano kwa Ruganzu wa mbere Bwimba, yohereza n'amaturo ku mugabekazi Nyiraruganzu wa mbere. Nyakanga yohereza ibindi kuri musaza we n'Urukumbi nyirarume wa Ruganzu wa mbere Kimenyi wa mbere, arabanoza bose. Haciye iminsi yohereza abaza kumusabira Robwa Nyiramateke mushiki wa Ruganzu, ariko Ruganzu wa mbere wenyine akamenya umurage wa Nsoro wa mbere wo kwima Kimenyi uwo mugeni. Nyakanga na Nyarukumbi ntibabimenye. Ruganzu wa mbere rero aramwimana, kuko bari barabwiwe ko umwana Robwa azabyara ari we uzabumba Igisaka n'u Rwanda. Kimenyi wa mbere abonye Ruganzu wa mbere amwimye umugeni, yungikanya amaturo ku mugabekazi no kuri Nkurukumbi wari intebe y'umwami. Nyakanga rero na Nkurukumbi bashegera gutanga umugeni, barusha abandi amaboko. Nyakanga akagira ati none nagira Imana Igisaka nabo hakazima umwana wanjye nkabyara ingoma ebyiri. Ati nemeye uwo mugeni atajyayo nakwiyahura. Ruganzu wa mbere abonye ko bigiye kuba bibi,
agisha mushiki we inama, amusobanurira ko Nsoro wa mbere yasize amubujije gushyingira Kimenyi. Robwa ati waba se warabimbwiraga kare kose, witinya kunshyingirayo hato bitaguteranya na nyoko, ntabwo nzabyarayo umwami, ariko rero uramputire mbona nsamye, nzagutumaho nawe usigare wibwira uko bizagenda. Bemeranya ko Robwa atazabyarira ingoma yabo, aho kubyara azayitsinda. Abajyanama ba Ruganzu wa mbere bakaba Cyenge cya Sacyesa cya Mukobwa wa Ndoba na Nyaruhunguru w'Umutsobe na Mukubu wa Mushyoma, Urukubanzoka, umuntu wiciye ku ibuga rya Rwishima. Ruganzu wa mbere rero amaze kubinoganya n'abiru be, aragenda yemerera Nyakanga na Nkurukumbi ko azashyingira Kimenyi umwami w'i Gisaka. Kimenyi abyumvise arishima rwose, yitegura iby'ubukwe, baramushyingira. Ugiye kubanayo nawe mu bagaragu babo bakuru, aba Mukubu wa Mushyoma. Haciye iminsi, Robwa atuma umutwe we bari bajyanye aza kubwira Ruganzu Bwimba ko atwite. Ruganzu rero n'abiru be basubira mu by'ubutabazi, bashaka umucengeri ujya gufatanya na Robwa ngo ataba umutabazi w'igihugu wenyine kandi ari umukobwa. Bakoze kuri Nkurukumbi arabyangirira. Ruganzu wa mbere ati ni wowe wabiteye, bikubitiyeho ko n'ingoma yakugombye, naragukijije, ingoma turayifatanyije, nuko bisanzwe Abanyiginya bayifatanyije namwe, kuko bayibyarira imfizi mukayiha insumba, none tabarira ingoma. Nkurukumbi nibwo yiyanditse amatugunguru ati sindi uwo gutabarira ibyo byago mu bakwe. Ruganzu wa mbere ati ngaho waba umucengeri uboneye, ubwo wazanye amagara, ibyo mu Gisaka byose bigutere kuyazana. Nkurukumbi aranga noneho byeruye. Bereza se wabo wa Ruganzu wa mbere wari wahunguye Nyakanga umugabekazi, aramwimana ati napfushije Nsoro nkiri muto, none umpunguye nawe apfe, sinzitwa ruhanga rubi mu Banyiginya se? N'ibyo bibura bityo. Bigeze aho rero, bereza ko Ruganzu wa mbere ubwe atabarira ingoma. Umunsi wabyo ugeze, arahaguruka yambaye imyambaro y'abacengeri, ari bo abatabazi bagiye kugwira ingoma. Ubwo abami bombi bari i Gisaka, Ruganzu ahisha nyina ko agiye gutabara, kuko ubwe yari yanze ko umugabo we atabara, kandi na musaza we yabyanze. Ahagurutse umuja we ajya kubwira Nyakanga ati Ruganzu arahagurutse, ariko ukuntu yambaye ntabwo nigeze mbibona. Nyakanga yumvise igugu ry'ingabo zihurura n'ingoma zisuma ku mugendo, aza ikambere kubaza ibyo ari byo. Aje arahamagara ati yemwe abari mu rugo. Cyenge wari wasigaye ku ngoma z'ingabe ibwami ati uracyahamagara se bene urugo bandi bahi, ko nyirarwo ari nguri yagiye? Abasinga mukaba murumukuyemo, ko musaza wawe yanze gutabarira ingoma, ukanga ko umugabo wawe ayitabarira, none umwami akarinda kwigirayo. Ngwino ga ahari aho uyime ubwawe tukuramutse. Nyakanga yumvise ibyo arataka ati nimujye kumugarura, harajya yundi. Ntabwo twamenye ko ari we uzigirayo, twagiraga ngo mu kigwi cye hazajya yundi.
intumwa ye igenda yiruka ijyana umweko iwutambika ku nzira ati Nyakanga ngo nturenge uyu mweko ugaruke nonaha, harajyayo nk'urukumbu bwe, cyangwa nibinanirana Nyakanga yigireyo ubwe. Ruganzu wa mbere umweko arawutambuka ati umusindi yarenze akarwa. Akarwa mu kinyarwanda cya kera kari agasozi nk'uko ubu umurwa ari umusozi umwami yubatseho, cyangwa ikirwa kikaba umusozi ukikijwe n'amazi impande zose. Bavuga ko uwo mugani wo kugira ngo umusindi yarenze akarwa ariho waturutse. Usobanurwa ngo icyo ngiye gukora nabanje kugitekerezaho neza, ubwo natangiye ntabwo nzaguranura naho byagenda biti. Ibyo ahanini kandi byatewe n'uko nta mutabazi w'umucengeri usubiza amaso inyuma. Iyo yahagurutse yambaye agenda arangamiye imbere ye gusa, aguranuye yaba atinyuriye ingoma. Ruganzu wa mbere rero aragumya aratabara, ariko agenda ahiga inyamaswa mu Buganza bwose, ategereje kumenya igihe umugore we azabyarira, kuko ubwo nta mwana n'umwe yari afite wo kuzasigarana ingoma. Yatabaye akiri muto, akiri umusore. Rimwe haza ingwe mu ijoro, ihagarara hejuru y'imyugariro y'urugo yari acumbitsemo, asohokana umuheto ayigira umwambi umwe. Bukeye barayibaga, uruhu rwayo bararubamba. Ruganzu wa mbere ahamara iminsi. Uwo musozi witwaga Tabirago. Bukeye abona nk'urukumbi, araje ati nje kukwitwaraho, naragomye, none nje gutabarira ingoma. Ruganzu wa mbere aramusubiza ati ingoma bihumbi abasinga mutarasubira kubyara umwami. Nk'urukumbi arikubura arataha. Bavuga ko yaciye mu ndorwa, nibwo abasinga bavuye ku ngoma. Bukeye rero Cyenge arahamusanga, aje kumubwira ko umugore we Nyakiyaga yabyaye umuhungu atungutse. Ruganzu wa mbere ati uracyakomaho ga Cyenge? Irakomaho imisozi yanjye ya Kayaga na Karagari, irakomaho imisozi yanjye ya Rutunga na Gasabo, irimo amahoro imisozi yanjye ya Gisasa na Bumbogo, ya Gicaca na Gikomero, iri hagati ya Bwanacyambwe n'Ubuganza. Abasinga bankuyemo ntarayiharurukwa, none itera mparurukwa. Cyenge ati yose iraho irimo amahoro. Ruganzu ati aracyakomaho umugore wanjye Nyakiyaga? Cyenge ati aracyakomaho, kandi yabyaye umwana w'umuhungu. Ruganzu ati noneho twagize Imana, dore natwe twamuboneye ingobyi. Amuha rwa ruhu rw'ingwe ati ngiye ingobyi ye, kandi rero muzamwite Rugwe. Ategeka Gitandura kujya kwita umwana izina kuva inzu y'abo ubwami izina rya mbere ryarangiye, umwami akabona kubita izina rye rizagumaho. Urwo rwibutso rurakomeza na n'ubu. Bukeye barazinduka cyane bajya mu bwiru, hamwe n'abandi biru bari bazanywe n'ibyo. Ruganzu wa mbere ategeka ko Cyenge asigara ategeka u Rwanda, akarubera nk'umwami igihe Rugwe atarakura ngo yitegekere. Ibyo akabigirira gutinya ko abagome bazica Rugwe bashaka kumubuza ingoma. Nyaruhungura w'Umutsobe na Gitandura cya Kingari bategekwa kumubera abiru, bagahamya ko ari we Ruganzu wa mbere yaraze u Rwanda, ndetse nyina wa Rugwe ari we Nyakiyaga ahungurwa na Mwendo wa Nsoro wavaga inda imwe na Ruganzu wa mbere kuri se. Birangiye barabukwa umuntu umwe
wo mu ngabo za Ruganzu wari wabumvirije yihishe mu mukenke muremure. Bamwe bati ubwo yumvise ubwiru reka tumwice. Ruganzu ati oya, nimumureke arazira iki? Azaba ahamya ibyo yumvise. Ategeka ko bamuha igihango cyo kutazavuga ibyo yumvise, akagira umuhoro w'urunana, awumutemesha mu ruhanga, arawumuha ati wujyane ubundi uzakumenyekanisha, kabone ko yavuzwe n'abaganga, uzakumenyekanisha babone ko byavuzwe n'abaganga atari bo babihimbye. Ati igihe uzahamagarizwa uzaza ibwami umusozi wa Tabirago Ruganzu wa mbere yatangiyeho umwami uzamusimbura uhindurwa izina witwa Sasabirago, uba mu Buganza bwa Rwamagana. Ibyo birangiye Ruganzu wa mbere arakomeza aratabara, ageze mu Buganza bwo hafi ya Munyaga yinjira mu gihugu cya Kimenyi, kuko igisaka cyari kikiri no mu gihugu cy'i Buganza. Amaze kugandika bukeye abanyagisaka babyutsa umuhigo batazi ko batewe. Inyamaswa iba iy'uwayibyukije. Abanyarwanda barabyanga, babikurikizaho umwiyenzo wo kurwana ngo Ruganzu ahagwe, bataramenya ko ari umutabazi, kuko iyo yamenyekanye badakunda kumwica. Koko rero arahagwa, aho yaguye ho kuri Nkungu na Munyaga hahoze igiti cy'umuguruka, kera hitwaga ku muguruka wa Nkurumbi, kuko haguye umwami hagatera Inkurumbi mu gihugu. Inkuru igeze kwa Kimenyi aza guhoza Robwa, amuzanira ingoma ye Rukurura, ayimushyira imbere ati twagize ibyago twembi, Ruganzu yapfuye yicwa n'abahigi batari bazi ko ari we. None dore indorano nguhaye, ingoma yanjye Rukurura ni wowe uzayima, kandi ubwo Ruganzu adasize umwana nushaka ujye kwima i Rwanda rwanyu, nzagufasha kuruvanamo abatavuka mu nda imwe na Ruganzu. Igihe akibivuga, Robwa ava ku rwuririro arasimbuka kubita inda ye ku rutsike rwa Rukurura, kuko rero yari akuriwe. Umwana we amugwamo, nawe ahwera ako kanya. Bajya kumuhamba mu isenga yo mu bwiriri ryarumbutsemo inzuki. Hanyuma Robwa atabarira ingoma hamwe na musaza we batyo. Mu Rwanda hima Cyenge kwa kundi byari byategetswe. Iby'iyo mitangire ya Ruganzu wa mbere n'igitekerezo cye bafite ibimenyetso byerekana ko byabayeho koko. Ninde uba waremeje Abasinga kuva ku ngoma iyo bitagira intangiriro? Yabanje kubyemeza abari babizi. Ninde waza agatangaza itegeko ry'uko Abega biciwe ku ngoma, Abega bakamwemera batabanje kumubaza umwami wabitegetse? Byongeye kandi, uretse ibyo byo kumugaruka wa Nkurumbi, uko umwami yimye, Abasinga bo mu nzu y'abacumbi batangaga umusore wo guhorerwa Ruganzu wa mbere n'inkumi yo guhorerwa Robwa, kuko bakomoka kuri Nkurumbi. nibo Basinga b'abasangwa butaka batijanwa. Ibyo kandi byagirwaga ku ngoma zose. Nyuma ariko ibyo guhora byahinduriwemo gucirwa mu mahanga. Ukubitireho n'uriya mugani twavuze wa Ruganzu ngo umusindi yarenze akarwa, nawo ushobora kujya ibindi mu matako. Ariko rero andi magambo yose ni ibitekerezo, ntiwarahira ko yavuzwe kuriya yose. Ingoma ya Cyilima Rugwe ahagana mu mwaka w'1345 kugera mu mwaka
w'igihumbi 378, ubuyoboke bwa Cyenge n'ubugome bwa Mwendo. Ruganzu amaze gutabarira ingoma, igihugu cye gisigara cyimye Cyenge, akaba ari we uvugirwa n'ingoma ku mugaragaro. Ariko rero uko zimuvugiye, rubanda bakibwira ko niwe zivugira. Abiru bakuru bakaba bazi uwo zivugira. Cyenge na bagenzi be bari bazi ko ari iza Rugwe, ariko rero bakabihisha kugira ngo abagome batazahohotera Rugwe. Nyina wa Rugwe ari we Nyakiyaga ahungurwa na Mwendo wa Nsoro wa mbere Samukondo. Rugwe rero akurira aho. Bavuga ko yari afite barumuna be bandi bavutse ku bandi bagore bari barasigaranye inda igihe Ruganzu wa mbere atanze. Igihe Rugwe amaze kuba umwana w'umushishe, arwara indwara mu nda, arahorota cyane nk'umunyagituntu. Bagerageza kumuvura birananirana. Bukeye bati nabaroze umwana. Cyenge atangaza hose ko abantu bose baza gushoka inkoko n'ibihango ngo barebe uwaroze Rugwe. Igihe baraye bari butangire iryo shoka, Mwendo na Nsoro baracika. Mwendo wa Nsoro wa mbere aracika, ahungira mu Bugesera kwa Nsoro wa mbere Bihembe, wari wimye muri icyo gihugu. Cyenge rero abwira rubanda bari bazanye inkoko zo gushoka ati nimwitahire, uwaroze Rugwe twamumenye, mwese mureze. Ngo Mwendo yari yamurogeye gushaka ko aba ari we uhabwa ingoma. Ibyo bya Cyenge yari aruzi ko ari ibyo gukingiriza. Wowe se iyo Ruganzu wa mbere ashaka kuraga ingoma, ayiha abo mu nzu zo hirya kandi abo bava inda imwe bakiriho? Niba rero Rugwe yari agifite barumuna be bose, ubanza rubanda barakekaga ko ari we uzima. Mwenda akaba yarabigiriye icyo. Hari aho wenda yaba yaramuroze koko, ariko yarabanje kumara abandi buhoro buhoro. Nyamara ibyo kuroga ibyo ni ukubyandikira ko byavuzwe bityo gusa. Ibyo bya Mwendo byavuzwe ko mu gisigo cyo ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro cyahimbiwe gufatiraho abagiye baharanira kwiyimikisha, cyitwa ukuri kwimutsa ikinyoma ku ntebe. Icyo gisigo nicyo kirimo n'izina rya wa mugabo wumvirizaga ubwiru bwa Ruganzu Bwimba igihe cy'isasabirago, yitwaga Censha. Niwe wahamije ibya Rugwe byo kwima, kuko Mwendo yamaze gucika ageze i Bugesera, akagenda avuga ko ari we Ruganzu wa mbere yari yasize araza ingoma.